ugasanga umwe arashaka kubyara undi ntabishaka uri kumva iyo mutafashe igihe cyo kubanza kubireba mutarabana ibi bintu byose ni ibintu ndi kukubwira ureba abana 10 mbere yuko ubana n'umuntu kuko nk'ubu ngubu reka ngo inkorigera nkanjye ntabwo turi urugero rwiza ndavuga ngo twakwitangaho urugero ngiye n'umugabo wanjye turi urugero rwiza kuri twebwe kubyo twifuza ariko ku bandi buri wese agira ukuntu yumva ashaka kubaho ariko nkanjye na Yves twatangiye kuganira ku byo abana tuzabyara ukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi. Hey guys, mumeze gute? Twizere ko mumeze neza aho muherereye hose, natwe tumeze neza. Dale mumeze gute? meze Erega wasanga nkuvugiye man ndikora dutandukanye cyane. Aho dutandukanye? Intera tumeze neza muri metero. Asicyo. Turatandukanye cyane ntabwo dutandukanye. Ako mwana nitarira. ubwo ntago dutandukanye. Wose ukabiki? Niba mo hagati yanjye n'uyu nguyu harimo igikara. Wowe ukabiki? Wowe umukara. we Karakara musa nawe. Tuze obe kuva nabaho. Umuntu nabonye wenyine munganya kuba igikara. ndumva mumenye. Ninde? Se mumenye. Ni? N'umuntu. Uwo nguwo. Muvuge. Nawe mvuze. Jewe ewa, uwo muntu niwe nabonye wenyine munganya abantu bahita bumva ukuntu uri igikara. Umuntu n'umunyamakuru wo mu Rwanda. Hari n'abantu bahise bamumenya. Oya nawe. Shana Oya bikuriye muranganya. Kurusha obe. Obe ni igikara bro. Uri igikara bro. Reba hari uri kubona cya kintu cy'umukara kiri hejuru y'inzu. Niko. Niko basa. Oya. Kuki watakunyicisha kandi sha muzahura umuntu wundi muzahura kandi yabimenye ntabwo yabimenye yabimenye pe. Anyways twizere ko mumeze neza ndagira ngo nibutse abantu batarakora subscribe mukore subscribe kuri Ivry na Vanilla. Abakunzi ba Darlene, abakunzi ba Vanilla, abakunzi ba Namata, abakunzi ba Ezra, abakunzi ba Papa Namata, abakunzi ba Heaven. Ndumva ngo bari bagaragara kuri kamera ko bewe nta bakunzi afite. Harabara nabo n'abantu bakunda bakubeshya ako numvise ngo Wari twabivugiraga uhafite sherisi uhafite sherisi kuri Ivry na Vanilla ariko afite abakunzi da mukore na subscribe kuri 10 to 10 TV. Ubwo ikiganiro kizaca hagati aho muriho ndashaka kureba ko mukurikirana neza cyane ibintu muba muri kubikurikirana. Ubu rero twaje hano tuje kubaganiriza none ubu ngubu nta mahana arimo. Hari n'umuntu ariko wari wabisabye ko twakora ikiganiro ngo muzaduhe ikiganiro kuri narabibonye hari abantu bakigirira umutima mwiza bareba biriya bintu bakabona biri kubahahama abagome bameze gute babishakira utuntu turi soft ariko n'ubwo nicaye hano ndumva ntagize umutekano wanjye ukumva twakina shetahedi uzitwara akaye neza
ubwo byashe payibu ubitekereje gute nuko ari nimba hano ni imigeri n'ingome mu buzima abantu hano bamaze kwangirika pe mwarangiritse niyo mpamvu nta hose mba nicaye ahantu hose mba ndi ntabwo umutekano wanjye mba mwizeye ariko sinzi ukuntu bigenda nkibagirwa ubugome bwanyu ubu ngubu se urumva wizeye ariko no mu bagome bose babaho muri iyi timu yacu Obe niwe mugome wa mbere kuko ubugome bwose bubaho bwose aho uri inyuma uri inyuma kandi sindabona n'umuntu n'umwe yarabuye ngabwiye ati wenda hari ibintu bigiye kukubaho cacaka ryari se ariko yaragiye kukurabura n'ubundi bakugejeje kure yaragiye kukurabura bakugejeje kure cyane barabanza baramondagura akibaze shaka kuko abantu bakwiye bari abaniga uziko ego komana nanjye bari serious biteye ubwoba bro yamaye ingumi zo mu mugongo niba ari ingumi niba ari tugeriye nkubitaga niba ari amavi yeri byose nageze mu rugo numva ntazi ahantu avunitse numvaga ntazi nabi kumenya neza n'ahantu avunitse ahari amaboko numva hano yakutse ngo ni kubera njya mbona narumiwe pe even cyakoze hari yaratwemeje ariko wowe se ko wogosha umusatsi wanjye ako byo burawe ndetse nk'ukupitaho ko afika kubereye iyo bitambera se nari mbizwe bizakubera njyewe ndeba kure cyane burya kandi njyewe buriya nuko mbizi ko udakunda umusatsi cyane iyo uza kuba ukunda umusatsi ntabwo nari kogosha ariko hari inama bangiriye kandi uwo muntu wayingiriye atazagira ngo naramwirengagije ndabizirikana none ko Kadarine kaba kavuga kitonze ukagira ngo ni akana keza ubugome bawuzuyemo nk'abantu ipusi we yo noneho ntabwo wamenya ko reka tuvuge kati ukuntu umuntu kati uzi ko utamenya ko igira amanuzi inzara ubibona iyo yarakaye bro uwo niwe Darlene sasa iyo yimandikiye kuri game araharimbura rero hari abantu nyinshi nshaka gusubiza by'umwihariko sha abamama bakuru bakuzemo nyine bakuzemo badukunda sinzi impamvu numva mbakunda cyane nanjye n'abandi ndabakunda ariko abamama bakuru bakuzemo bakuze kabisa bari hejuru ya 40 30 oya wenda 35 kuzamura babana nyine ubona bakuzemo kabisa impamvu bakunda sinzi impamvu why nyine uzi impamvu bakunda cyane ubabonamo nyine ko ubabonamo ababyeyi kandi umuntu ari umubyeyi byanga byakunda nyine umubonamo umubyeyi ntabwo ari ababyeyi bangana nkatwe ngo ababyeyi bangana nkatwe ngo ababyeyi ngo bari abakera dango twe ngo turi ababyeyi ngo turi abagubye sha oya rega twege ni generation yacu nubwo turi ababyeyi ariko ntago wenda turi generation y'abamama cyangwa se abantu bakuzeho kuturuta buri generation igira ibintu byayo kwa anyways turayizi nye twe turi new generation new mother generation turi mu yihe ni yashaje ubu ngubu ihari no Gen Z comedy Gen Z generation Z nyuma ya bwazaziye kanumva yarangiye bazashaka bajya shabwo muzamura ubwo bazaza rero bazaba bari ama aliens nese ko Z irangiye ubwo bizagenda gute ako sura mwana buri abintu yabitekereje gute generation Z hariya ngo hariya ngo ntabwo niyo mpamvu ufite amafaranga nyine ugashaka kujyayo ntabwo wabemera ko n'imvura n'imvura no muri wese akumbara unyumvire no kuri Kemana utawibuka nguko namuyoboke abari niyo gusa se abari abantu benshi mani bari bakuru ngo ntago twajyayo we anyways hari nanjye kuvuga ikintu cyiza ariko ndakibagira kandi muri ngende kubyumva ko cyari cyiza pe ariko sinzi impamvu nyibagiwe hajemo prank mu mutwe aya nimwege nimwe wasanga ari kwicara hano kari gutekereza oya pe oya ngiye ntago ari ibyo ndi gutekereza uyu munsi ninyuka ndaza kukibabwira uyu munsi turashaka kuganira ku bintu
ku bintu 10 njyewe ni 10 natekereje sinzi niba wowe hari ibindi urenzaho turagenda ibi bintu mu binoting according to my experience na experience ngenda nkura mu buzima bwo hanze uwo bifasha sava uwo bidafasha move on birabafasha right ariko ni byiza nzi ko byagufasha ibyo bintu 10 rero tugiye kuganira hari ibindi byinshi birenze ariko nge natekereje kuri ibyo 10 twaganira ku bijyanye n'abantu no kuba reka mbivuge mu cyongereza impamvu umuntu ashobora kumeringa the wrong person mu kinyarwanda ubwo twagendekereza nka gute kwibeshya akuye umwana arashaje we washaje cyane impamvu 10 zijya zituma umuntu kenshi yibesha kurushako ku muntu bagiye gushakana ku muntu bagiye kubaka ubuzima ko urushako ntabwo ari ikintu cya wavuga ngo kizarangira ngo mu gihe runaka twege abanyarwanda ubundi umuntu ashaka ari umuntu mugiye kuzabana ubuzima bwose hashobora kubamo imbogamizi zituma bidashoboka gutyo ariko ubundi niyo purpose yo kugira ngo umuntu abane n'undi rero muri izo nzira muri ubwo buryo n'izo nzira zose umuntu acamo umuntu akoramo amafuti menshi akoramo ibyiza byinshi yigiramo ibintu byinshi aluzinga ibintu byinshi againinga ibintu byinshi hano rero ikintu tugiye kuvuga ni ikijyanye no kuba umuntu ashobora kumeringa the wrong person bigenda gute ubundi kugira ngo umuntu yisange kenshi yashakanye n'umuntu batagombaga gushakana batagombaga gushakana yibeshye ku rushako kwa ugasanga yarituburiye ikintu kenshi gikunze kubaho ikintu cya mbere gikunze kubaho usanga umuntu agiye gushaka kubera pressure ya society ibyo bikunze kubaho ku bakobwa pressure ya society imushyiraho kubera ko society ibona ko hari imyaka runaka agejeje agomba kuba yashatse wayirenza ukavuga ati ndashaka bagatangira kukwita andi mazina yagumiwe yagize gute ako kantu kakaba kajya gutuma ujya gushaka umuntu utari wateganya cyangwa se ujya gushaka utari wabitekerejeho neza abahungu ibyo barabigira ibyo bintu bikunze kuba ku bakobwa cyane n'abahungu ariko bishobora n'abahungu bijya bibaho n'abahungu bijya ariko bijya bibaho umuntu akamubwira ko ufite amafaranga ko ufite ibintu ufite imodoka ufite ariko ntabwo yagira pressure yo kuvuga ngo ni imyaka cyakoze ndi kuvuga ku bijyanye na society ukuntu igushiraho pressure baba ufite inzu urakuze ni biki ni gute udashaka ufite ikihe kibazo umuntu wamuhe inama David umuntu ugira pressure ubundi ni gushaka sibyo uko mbyumva ntabwo umuntu ashaka kubera abandi icya mbere umuntu agomba gushaka kubera ko abona yuko we abyumva yumva ko agomba kubikora kandi abona ko bishoboka iyo niyo mpamvu ya mbere n'ikindi kintu nta muntu ugomba njye niko mbyumva ariko ibyo mvuga byose mba numva ugomba kugira mu gihe utabonye umuntu muhuje uvuga ati uyu nguyu nshobora kubana nawe nta kibazo tukubaka urugo numva nta mpamvu ugomba kujya kugira pressure yo kuvuga ngo ndihambira nshake en fait nanjye akantu wenda nakunganiraho mu ijambo mu magambo make ni ukuvuga ngo nubwo wagira imyaka 70 ushobora gushakana n'umuntu ufite imyaka 18 ntibikunde ushobora gushakana n'umuntu ufite imyaka 30 ntibikunde igihe cyose ugiye gushaka kubera amajwi y'abantu wumva bakubwira bimeze gutya kubera amategeko society yashyizeho icyo gihe byanga bikunda usanga wibeshye ni byiza ko ushaka igihe wewe wumva uri ready iyo gushaka
igihe wowe wumva uri ready, igihe ubona uwo muntu ari we wumva ubona yujuje ibisabwa kugira ngo mushakane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kijya gituma kenshi umuntu yibeshya kurushaka. Hari igihe umuntu abona, hari igihe ukunda umuntu ukibwira ko kubera ko umukunda egari ko mwabana. Iryo ni ikosa rikomeye cyane abantu bajya bakora, ari abagabo bararikora, ari abagore bararikora, abakobwa n'abasore bose barabikora. Uri kumva? Ariko nyine Imana izajya idufasha, wenda hazemo no kuba Imana yazi ikadufasha. Ariko nuko nyine ari isi, turi mu isi, ari ibintu biba bitoroshye, biba bisaba ko umuntu areba uko atwara ibintu. Ariko nta kintu mba numva umuntu yabana n'umuntu yumva first of all yumva ko akunze. Ariko nanone ikintu kibaho ntago bivuze ko uko ukunda umuntu. Niba ukunda umuntu ntibivuze ko umuntu mwakuba ku buzima bwawe bwose. Hari igihe ukunda umuntu udashobotse, ako bikanga ukamukunda pe, ukumva uramukunda, kandi umuntu adashobotse 100%. Ari wa muntu ugira imico ubona ibana bidashoboka, cyangwa se ukabona byari ibintu navuze wenda abantu bantera amabuye. Uri kumva? Ngo wenda kuba naravuze kuba ugiye gushaka kandi ubona nta buryo buhari na buke. Uri kubyumva ibyo bintu? Icyo gihe sometimes utabigenzemo gakeya. Iyo utabigenzemo gakeya shabe birangira nabi. Icyo navuze ni byiza ko iyo ugiye gushaka, ko gushaka gukunda ni kimwe no gushaka ni ikindi, ni ibintu bibiri bitandukanye, bijya byuzuzanya ariko bitandukanye. Uri kumva? Kuko gushaka habamo ibintu byinshi. Kwanza kuba ufite ubushobozi bwo gutunga umuntu, simvuze ngo ubushobozi runaka ngo bwa mirenge ngo ibiki, ariko byibura ufite ubushobozi bwo kuzatunga umuntu mushobora kuzazana ku isi. Tureke mu buryo bw'amafaranga, byibura ni wa muntu ubona wabasha gukora agakorera umuryango we. Wijya kuba wenda ngo ndebe ngo afite amafaranga ngo angana gutya ngo bimeze gutya, ariko byibura nubwo ntayafite, ariko byibura ubona ashyiramo umuhate mu buryo bw'imikorere, ku buryo ubona yabasha byibura kugira icyo gusapotinga mugiye kubaka famiye. Ubwo ntabwo byaba ari mu buryo bw'amafaranga, kuko amafaranga byo agira ibihe, ari igihe byemera, ari igihe byanga, ariko nibura no mu buryo bw'imitekerereze. Mu buryo bw'imitekerereze ye umubona uti, iyo muganira ubibona uti. Ikintu rero kiba gihari, ni byiza ko niba ugiye gushaka, mu magambo make, niba ugiye gushaka cyane ugiye gushakwa, gendera kuri values kuruta kugendera kuri feelings zawe ufite ako kanya. Cyakoze ngewe ukivuga kuri iyo ngingo mise nitekerezaho, hari ibintu iyo Imana itaza kumfasha, hari ibintu ntari gushobora. Ako nkiri n'umukobwa nari narabyiyemeje, iyo nza kubura urukundo, kandi urukundo ntabwo aba ari ibintu bivuga ngo ni ibintu bihora bimeze neza, oya. Iyo ntaza nyine kuvuga ngo ngiye kubana n'umuntu nkunda, nari mfite option ebyiri. Nari navuze ati ninumva nta muntu mfite nkunda, so kukubeshya narahisemo ko ubwo niba ari abana sinzababyara, niba ari uwo mugabo sinzajyayo, ahubwo icyo nzakora nshobora numva nshaka abana, ndashaka abana wenda basigaye badafite ababyeyi, ngende mfatemo mbagira abanjye mbarere. Ariko numvaga ntazashobora kubana n'umuntu ntakunda, umuntu udakunda. Oya, ntago erega iyo ugize amahirwe uwo muntu ukunze usanga ashobotse, ariko malchance hari igihe uwo muntu ukunze aba adashobotse, kandi noneho ugasanga uburyo ugiye guhitamo bwo kuzabana nawe
nibwo bizagutera ibikomere cyane kuruta uko imwe kuramo mbere. Okay. None se nuzi ko ushobora gukunda umuntu we ntagukunde? Nabizi. Ndabizi. Nabyo bishobora kuba impamvu. Wakwemera ukizirika? Uvuga ati njyewe ebana. Kandi njye ntago nabana n'umuntu ntakunda. Nubwo yaba atagukunda ariko wamukunda sava. Njyewe mukunda, we atankunda. Oya byaterwa. Hari uwo mbona, hari ibyo nabona, nkavuga ati yego. Kuko nta muntu uba perfect, sibyo? Ariko hari amakosa y'umuntu ubona ukabona ko atakuteye ubwoba. Kuko ntateye ubwoba nyine kuba mwabana. Okay. Rero njyewe ikintu cyiza mbona ku bushakashatsi bwanjye nakoze budahambaye cyane. Ikintu cyiza mbona burya iyo ugiye gushaka abantu benshi bajya babyitiranya. Nanjye ntaho ndagira mu rushako. Meze nk'utaranatangira reka mbyite gutyo. Sibyo? Ariko hari ibintu byinshi byanga bikunda duhura nabyo, hari ama experience y'abandi bantu tubona. Hari nyine iyo ushatse ikintu uragishaka ukakimenya. Iyo ikintu gishizeho umwete uragishaka ukakimenya nubwo waba utaragicamo. Uri kumva? Rero kenshi abantu bajya bibeshya yagiye gushaka agashyiramo amarangamutima cyane kuruta gukoresha ubwenge. Nibyo abona na reality ari kubona. Ibyo bintu rero iyo byibeshyeho cyane byanga bikunda hari igihe bitakugwa neza. Ni byiza ko rero niba ugiye gushaka wigendera ku marangamutima cyane yawe. Ahubwo gendera ku byo ubona bifatika ibyo marangamutima bizima. Koresha ubwenge cyane kuruta n'abakobwa bibaho. Buriya umusore ajya gushira umukobwa mu rugo ataganjijwe n'amarangamutima. Kuko niyo ukoze akantu gato gusa kukurekura byo bo ubwo bushobozi barabubona. Ariko ku bakobwa arabakomeza agahatiriza. Icyo ni icya kabiri rero. Icya gatatu reka manze nyivuge mu cyongereza wenda nibwo iryo jambo ndi burisobanukirwe. Abantu iyo ugiye gushaka ukignoringa red flags ubona, utubazo ubona ukaduca hejuru. Kandi buriya baravuga ngo ubundi amazi yo hanze ngo iyo igiye kugira nk'ikibazo ibanza gutanga sinyari. Ni ibintu bigiye gushya nyine haza kotsa. Cyangwa igatanga sinyari, amasensa bafite mu nzu itanga sinyari tukabyumva. Ni ukuvuga ngo rero abantu kenshi iyo bagiye gushakana, urumva? Abantu kenshi iyo bagiye gushakana babanza guca muri fiançailles, copinage, fiançailles. Sibyo? Njyewe ngiye kubana na Darlene. Mu gihe dukundana nyuma y'igihe runaka mubonye wenda anyweye nk'itabi. Ushobora kubona rimwe gusa. Sibyo? Ariko nkavuga nti wenda abakobwa nibo bakunda kwiha izo rezo. Abana ni wenda byamugwirira ariko ntasanzwe arimo. Cyangwa se wenda byatewe n'ikintu runaka. Cyangwa se nibyo yize vuba. Cyangwa wenda nibyo yize vuba kubimukuraho birashoboka. My friend, uri making a big mistake. Uri gukora mistake iteye ubwoba. Kubera ko my friend, uretse Imana yo mu ijuru yonyine ibasha guhindura umuntu. Nta bushobozi na buke ufite bwo guhindura umuntu. Kandi buriya rero akantu gatoya umuntu kubera ko iburiya hari ikintu nakura kizi. Iyo umuntu muri fiançailles kenshi abatipe nibo bakunda kumera gutyo. Hari ibintu byinshi atinya kukwereka. Kuko atinya kukuluzinga. Sibyo ko ndavuga ati nenda nambona nk'inzoga ngiye nazinywa. Nambona nk'inzoga watazinywa ashobora guhita anyanga. Akaba yabasha kwirinda kubikwereka cyane kugira ngo atakubura. Aba yarakubonyemo wife material. Iyo ugize rero amahirwe gato ako kantu ukakabona mutarabana, kenshi umuntu atavuga ngo
biriya wenda nzabasha hari n'igihe kubyihanganira. areba ibyiza akavuga ati ibingibi ko bizashoboka. Bizashoboka wenda wese cyangwa ese ubundi anywa inzoga agataha akampahira akagira iki bitwaye iki? Utwo tu mistakes rero ugenda ubona ukatwirengagiza. Nitwo uhora natwagezeyo. My friend, iyo ugezeyo akantu gato kakagenda kakubana ikintu kinini ukaba uhangayitse mu buzima bwawe. Ibyo ngibyo noneho ngiye byo bifite experience yuko hari abantu b'inshuti zanjye ko sinshobora kubavuga byo ntibishoboka nta nubwo nanavuga na situation zabo hano kugira ngo ataba wenda yanakwiyumva akabihuza nabyo wenda atari nawe nshatse kuvuga, ariko ibyo byo ndabizi neza ugasanga umuntu ashakanye n'umuntu kandi pe bakiri n'abakobwa ko ngiye hari abantu nzi bari abakobwa bakanashaka n'ubu ngubu nyine nkaba mbazi kuva kera akaba muri copinage cyangwa muri fiançailles ikintu yakoze yabonye umugabo awenda nk'inzoga. Inzoga si ikintu cyoroshye. Inzoga ni ikintu cyoroshye. Kenshi usanga ari ibintu bisanzwe pe umuntu yigira mu kabari nyine wenda cyangwa ukagenda kwifatira akantu kamwe ugataha wumva ari ibintu byoroshye. My friend, ubu ngubu akaba ari mu rugo afite umugabo agenda akamara icyumweru cyose atarataha. Dale ibyo bintu wowe bitarakubaho ntabwo ushobora kubyumva. Nubwo waba warashatse wo dukurikiye ibyo bintu bitarakubaho cyangwa byibura ureba agahinda k'umuntu byabayeho wumva wavuga ati umuntu ariko n'umutesi se agiye se nta kazi ke nagenda akamara icyumweru se oya umuntu mwaba nubwo yagenda agataha ugasanga umugabo wawe agenda kuva mu gitondo agataha saa 10 za mu gitondo akaza akaryama isaha imwe niko ubwo atashye yasinze niko ari kukurukaho niko urumva wowe utananywa inzoga byanga bikunda habamo akantu kakubangamira. Icyo kintu kibaye rimwe kabiri gatatu kane gatanu kitangira kukubera umuzigo mu buzima kikakubera ikintu gikomeye handi usigara aricyo kigerageza uvuga ati byibura basi niyo umugabo wanjye yagira atese basi yaba atama amafaranga ariko byibura akareka inzoga niyo umugabo wanjye basi yaba adakora byibura akica. Uzwara abagore bajya bifuza ko umugabo we byibura yabura akazi. Hari n'ababisengera kandi cyane rwose hari ahubwo bivuze gutyo nibuka abantu baje mu rusengero ahantu nsengera bari gutubwira nyine ubuhamya bwabo ukuntu umugore yagize agahinda nyine agakora nk'ibyo wari uvuze agasenga abwira Imana ati uyu mugabo rwose mukure mu kazi w'umushomeri. Uwo mugabo niba rero Imana ibyumva simbizi uko umugabo byarangiye koko amafaranga yabuze bro noneho Imana yumva amasengesho y'abagore kuri yarayabuze ubwo mu rusengero umupasiterine uyobora iyo church yarahanuriye umugabo avuga ati ibintu gutya na gutya mu rugo bimeze gute ariko donc mu gutwi birangira ari bo wenda babitwibwiriye nibo bahise babyivugira. Umugore araseka umugabo arikanga aravuga tuzi impamvu utakibona amafaranga ni uwo mugore wawe. Yes ngayibaze kubera ka kantu ushobora kuba warirengagije ukiri umukobwa muri fiançailles. Ikintu gihari ni uko niba wararebye umuntu wawe mugiye kubana ukabona ibintu akwereka cyangwa se ibintu bashije kubona utazabasha kubyihanganira my friend iruka bedeka ariko zibukira. Ingingo ya 4 ingingo ya 4 nabyanditse hano kugira ngo nze kugenda niyibutsa. Ingingo ya 4 kujya gushaka umuntu ugendeye ku byo ubona inyuma. Kujya kwemera gushakana n'umuntu ugendeye ku byo ubona inyuma. Hari ugushakana n'umuntu kuko ubona uwo mutipe wenda ni bogari tujyana ahantu abantu bavuga ati mvuga ati warashaka kabisa uri kumva icyo ni kimwe cyangwa se kureba amafaranga umuntu afite ukareba ukavuga ati afite inzu ukareba ukavuga ati uyu muntu ebana amafaranga kabisa imodoka aho ngaho menya ngo ugiye gushaka business cyangwa se ugiye gushaka umu business partner ntabwo ugiye gushaka umu life partner wawe. Hari n'abantu bavuga ngiye hari umuntu wigeze kumbwira ngo
ngo ntabwo azashaka umugabo udafite inzu kubera ko iwabo bakuriye muri struggle mu mutwe yahita ashyiramo ko azashaka umugabo icyo gihe kandi nuko abifata mu mutwe we kubera icyo gikomere wenda yagize agashaka kujya kukivurirwa ku mugabo iyo ngingo nawe ndaza kuyigeraho uri kumva agashaka kujya kukivurirwa ku mugabo agiye gushaka cyangwa se ku mugore agiye gushaka uri kumva kandi ahubwo ntukamenye ko noneho nyuma yo kuba ugiye kwiteza ibibazo uwo muntu mugiye kubana nawe ugiye kumuteza ibibazo ugiye gukreba ibibazo mu rugo rwanyu kandi mwagashakanye kugira ngo ahubwo mubashe gufikisinga urugo rwanyu uri kumva obe ariko banza ambaranyuze urumve niba turi kumvikana neza nta kantu ka ruriya rusaku rwariya rurimo ko gusamira karimo uri kumva umuntu rero ukajya gushaka ugasanga umuntu ashatse ko wenda abona umuntu afite amafaranga arabona umutipe ni bogari wenda hari ubuzima bundi afite azamukura cyangwa se ukabona umukobwa uvuga ati ni mwiza kabisa uyu mukobwa ntabwo yancika kenshi urebeye kuri icyo kintu kuri side zombi kibaho haba ku bagabo haba no ku bagore cyangwa se umukobwa cyangwa umuhungu kenshi umugabo hari umutipe hari igihe areba umukobwa akavuga ati yareba Darlene ateretse hariya akavuga ati sha in my life uyu niwe mugore nahoze nifuza kubera ko arebeye inyuma ukuntu mubona my friend ibyo bintu noneho byo umuntu wese washatse iyo experience byanga bikunda arayigira umuntu murabana abasore benshi barabireba abasore benshi niwe ndi no kubwira babanza no kureba icyo kintu umukobwa iyo mugiye kubana umukobwa wese iyo ari umukobwa aba afite ukuntu ameze kwiza iyo ubaye umugore hari ukundi kuntu umera kwiza cyangwa se kutari kwiza bitewe n'ibyo wenda uko umugabo wabyifuza uri kumva sasa iyo mwashakanye yaragukurikiye kwa kuntu abona kuntu uri mwiza ejo mwamara kubyara umwana umwe babiri batatu buriya sinzi umuntu wavuze mutipe ambwiye ngo kuva yabaho ntarabona umugore utwite ngo abone ngo umugore ngo ari mwiza ngo abone umugore ni mwiza atwite gutya ngo ubone ngo biramubereye ngo ubone ngo bimeze gutya ngo sindamubona kuva nawe uri kumva bimutera ubwoba uri kumva rero uwo muntu najya gushaka umuntu arigendeye ku bwiza ejo hari igihe ushaka kumara kubyara bigahinduka no guhinduka kwanza aho biva bikagera ukuntu umuntu yasaga ari umukobwa iyo ashatse akabyara birahinduka completely bishobora guhinduka ukaba mwiza kurutaho sibyo bibaho ariko bishobora no guhinduka ukaba ukuntu umupartner watigeze yifuza kukubona umeze iyo wa muntu rero yagendeye kuri ka kantu k'ubwiza shamenya ngo uruhererekane rw'inkumi ajya kwishakira mu bana uri kumva ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ku bijyanye n'ibyo turebesha amaso yacu iyo ugiye gushaka ni byiza ko uha agaciro karagita wabonye mu muntu kuruta uko wamubonye inyuma karagita niba wa muntu reba umuntu nisobanura umuntu w'imbere umuntu mugiye kubana niyo izabasha kuguhereza urugo ubuzima burambye bwiza burambye uri kumva kuruta kureba ngo uyu muntu afite amafaranga utazi n'uburyo yayabonyemo wenda nayo ku iwabo ejo n'ejo bundi cyangwa yaranayibye ntuzi aho yayavanyeho gusa ubonye umuntu ngo afashe amafaranga abe afite amafaranga urasaze ukahita wumva ko uwo muntu reka nkubwire n'ikindi kintu uzi ko hari abantu bajya babana umugore we akaba atazi na konti yawe kwisa cyane suzi ko bibaho yego ko cyane akaba atazi ngo uhembwa ngahe atazi ngo konti yawe imeze ite atazi ngo ufite imitungo imeze ite ari aho gusa ameze nk'igishushanyo cyane rwose kandi ngo wakurikiye saa yawe my friend shaka yawe uzi ko mugiye gusharinga ayo mafaranga kandi ntabwo byanapfa no gushoboka burya uzi ko abantu benshi bagira amafaranga burya abahungu benshi baba bafite amafaranga ntago abenshi ariko si bose kenshi yashatse ntago aba yifuza ko wa mugore aza kubyakisesinga uko yibonera ahubwo se reka mbibira akabanga hari umugabo ngewe wigeze kumbwira njye sinshobora gukora ikosa
ryo kubwira umugore wanjye niba yaribagiwe ko ari umugore ari kumubwira nawe afite urugo simbizi ntabwo nshobora gukora ikosa ryo kubwira umugore wanjye umushahara wanjye ngo ndamubwira ariko nkamubwira utari wo niba mpembwa 1M mubwira 500 kugira ngo nyine hataba induru kandi umuntu mugiye kubana kugira ngo umusharinga ubuzima uri kumva ni ukuvuga ngo rero niba ugiye kubana n'umuntu wikwita ku bintu uri kubona we yagezeho utanahari uri kumva utazi n'uburyo yabibonyemo utazi ngo niki ushobora no gusanga ukurikiye ubwiza bw'umuhungu ejo nabaye umugabo asitangira kuzana ikidata atangiye kugira iki kubera ko amukurikiye ko ari bogari my friend ntabwo umuntu azasaza ameze gutya ndashaka nyine reserve cyane atashaka rwose kwaje ni ukuvuga ngo ni byiza kureba uha agaciro imyitwarire cyangwa se uko uwo muntu yakwakiriye mu buzima bwe kuruta kwiha impamvu zawe z'ibyo uri kubona byiza kugira ngo ubashe gushaka. Iyo ni ingingo ya 4. Twagiye ku ngingo ya 5. Hari abantu bajya gushaka. Hari umuntu reka mbisobanure gutya. Hari umuntu udakunda kubaho ari wenyine. Mu mvugo y'abantu nyine b'abajene akavuga ngo ntago ngewe nashoma. Gushoma ni kubaho nyine adafite umuntu umwokipa kwa ugutama. Ikumva asiro wa buryo buri financial. Hari umuntu udakunda kubaho ari wenyine. Utajya agirira sinzi uko nabivuga. Umuntu utajya tuvuge iyo uvuye muri relationship imwe ujya mu yindi ako gahe gacamo hari umuntu utajyemera ukagira niba atandukanye n'umuntu avuga ati kubaho njyenyine rero ntabwo byashoboka ahubwo reka nshaka umuntu tuba turi kumwe so hari abantu ubwo ni mu buryo bw'abantu wenda bwa copinage none mu buryo bwo kubana rero hari umuntu uzi ko ewan bijyanga bikunda adashobora yumva nyine ko kuza gushaka ari nk'itegeko we nta kindi agendeyeho ntagendeye ku muntu bazabana ntagende we kumva ko gusa icyapfa nuko ashaka akava mu nzira atari imyaka atari uvangwa imyaka atari kuvangwa iki akumva gusa we ntago yabaho wenyine ntago ashobora gufata n'igihe cy'umwaka cyo kwitekerezaho cyo gutekereza icyo yakora cyo gutekereza ibyo yagira gute akumva gusa byanga bikunda agomba kuba ari kumwe n'umuntu. Hari abantu rero bajya bagira ku gapressure gusa ntibikunze kubaho cyane uri kumva akavuga ati ngewe aho kugira ngo mbe ndi njyenyine nafata uwo mbonye uwo hari wese uwo ari we wese nkajyana uwo nguwo aho kugira ngo mbeho ndi njyenyine. My friend umuntu ufashe rero gufata ibihari reka tubyite gufata ibihari iyo ugiye gufata ibihari ushaka kugira amahirwe ugafata ibizima ariko akenshi hari igihe usanga ufashe ibibazo hari igihe usanga ufashe ibibazo ni ukuvuga ngo rero ikintu cyiza nabwira nk'umuntu ubaho wumva nyine ubwo buzima budashoboka atizeye ikintu cya mbere wijya gushakira umunezero ikintu numva namugira inama ujya gushakira umunezero mu wundi muntu mbere yuko kwanza wowe ubanza kwibonamo kwishakamo umunezero kuko nujya gutegereza umunezero ku wundi muntu hari igihe ushobora kubona ugiye gushakana n'umuntu we udafite ibintu by'amaromance n'ibiki hari n'umuntu uvuga ati nzamujyaho utari tayari kugushimisha akaba ari tayari kubaka ariko akaba atari tayari kugushimisha iyo rero wanze rya rungu sibyo ukajya gushakira ibyo byishimo mu wundi muntu nawe ubwawe utabasha gukreba ibyishimo utabasha gukreba ibintu biguha ibyishimo ukajya kubishakira mu wundi muntu kenshi hari igihe usanga urebye nabi hari igihe usanga kubese swata kabisa
ugahora ukajya noneho mu gutosa amashuka ukajya urira uvuga se mana yanjye uvuga ati ni hahandi usigara ureba utangira gukompara umuntu wawe n'uw'abandi ukabona kuri social media wenda hari couple ebana iri ku mazi yishimye imeze neza ukavuga ariko mana kubera iki ngewe umugabo wanjye atameze gutya kandi umugabo afite n'ibindi byiza ariko ntabwo uri kubibona kubera ko wakurikiye bya byishimo wabonye ubona nyine bibera muri mariage cyangwa se ubona bibera kuri social media ugasanga wowe ntabwo wigeze ugira priorities zawe ntabwo zigeze ziba ntabwo wigeze uzishira imbere uzishyize kwiyemeza kujya kubaka urugo ahubwo ibyo nibyo wagiye gushaka sometimes cyane ko abagabo benshi buri abagabo bari romantique ni bake ariko mu gihugu cyacu abanyarwanda bari romantique ku buryo to the point ku buryo ureba ukavuga ati umuntu wese yabira bakabyifuza ni bake na bino tubona kuri social media sometimes ari usanga mu rugo atari ko bimeze ari byo dushaka kwereka abantu batureba ariko mu rugo iwacu atari ko bimeze ugasanga rero wa muntu wa wundi utureba kuri social media wagiye gushaka umugabo agendeye ku byo abona kuri ntuze ku ma social media cyangwa se agiye gushaka umugore ariko mba hari abantu rero avuga ati uwo twabana wese upfa kuba ngewe mfite umuntu tuba turi kumwe ndi okipe no ubwo rero ikiza no kubanza gushaka ibyishimo byawe kugira ngo uzabashe rega wa muntu mugiye kubana nawe ntago ari wowe ntago ari uzaguha ibyishimo gusa nawe akeneye ibyishimo nawe ashobora kuba kurebamo nawe exactly ni ukuvuga ngo rero nutabanza kubikreya muri wowe ngo umenye uko ushobora kubishaka n'uko ushobora kubitanga wowe ukavuga ati whoever is there is available ngewe kabisa ndagiye kakubayeho indi ntuze ya gatandatu hari abantu bihutira gushaka ariko noneho hakaba ahangaha kuri ingingo y'ahantu itandukanye n'iriya urabona umuntu murakundana turakundanye kenshi iyo rush abakobwa nibo bakunze kwigira niba nkundanye tuvuge nkundanye na Yves sibyo tugiye muri relationship turamenyanye copinage umwaka umwe nkatangira kwibaza ese kuki ntari kubona igitekerezo cyo kubana kumbona nta gitekerezo cyo none ibyo bintu kenshi n'ababyeyi bakunda kubiteraho pressure abana babo umubyeyi akareba akabona umukobwa we afite umuhungu bamaranye igihe bakundana none mise niba kucyo kintu nanjye nakigize rero hari umusista wanjye ni mutoya afite umutipe bakundana ariko nanjye nibutse ko inshuro nyinshi ngerageza mubaza eske uriya mutipe ubona afite gahunda yo kumuzabana uri kumva ko kantuze kandi utekereze ko ibyo bintu bw'iwa mwana bivuye mu bitambutse ngo bigende gusa arabigumana mu kubigumana arashaka kuza kujya gutera pressure wa muhungu kandi wenda nta nubwo ari we bazabana sinawe Imana yamugeneye wenda sibyo birashoboka Imana ishobora kuba yaratumye uhura n'uwo muntu kugira ngo wenda agire ikirara gutambutsa ariko atari we buzima bwawe bwose muzabana ko abantu bose baza mu buzima bwacu ntabwo bivuze ko ari bo bantu tuzabana nabo kandi iyo utangiye gukundana n'umuntu kenshi uba wumva ari we muzabana cyane sibyo obe ndabeshya uriya nawe wasanga obe nawe uriya mukobwa wimba bari we bazabana ni gutyo umuntu wese niko ababyumva iyo ari gukundana n'umutipe wumva ari we muzabana byanga bikunda rero iyo hajemo ako kantu utangira kumurashinga urumva ugatangira gutuma hari ibintu bimwe na bimwe bitajya ku murongo kubera ko uri gushaka kwihutisha mariage ukumva ko niba wakundanye n'umuntu byanga bikunda mu mwaka umwe mugomba guhita mubana ntiwashyizeho igihe cyo kugira ngo mumenyane ntiwashyizeho igihe cyo kugira ngo muganire muhuze ibitekerezo mupange future muri kumwe muvuga ati wenda tupange tuzabana wenda tumaze
mfite akabanza hano, reka twuzuze inzu, nitumara kuzuza inzu wenda tuzajya tubamo, wenda icy'ubukode tube tugikuyeho, sibyo? Mupange future nyine muri kumwe, muganire, muhuze, murebe buri kimwe cyose, ahubwo wowe uri murazana rush yo kugira ngo mubane. Rimwe na rimwe ugasanga ntiwanarebye, ntiwafashe umwanya wo kugira ngo urebe eske uyu muntu dukundana akunda iki, yanga iki. Kandi ibyo bintu utabyitayeho mbere, nyuma ntabwo ushobora kujya kubigenzura ngo bishoboke, kuba wamaze kubyinjiramo deja ntiwaragize amahirwe, gusaba izindi mbaraga zidasohoka. Ukareba ntunarebe ngo uvuge ati uyu muntu dukundana eske iyo arakaye umujinya ushobora kugarukirayo, iyo yishimye yakora iki, iyo ababaye yakora iki. Donc urebe n'amareaction agira kuri buri kintu cyose ukoze. Bagati wenda ndamutse se bibaye ngombwa ko nkora iki kintu runaka, ya reactinga gute? Ubu nuzi ko nk'umwana wawe, reka nkubaze dale, cyangwa reka ndikubaza umwana nk'umugabo wawe, sibyo? Ubuzi neza ngo uramutse utashye ninjoro byagenda gutya. Ndabeshya? Ntago beshya. Hari n'ubuzi ko ndamutse ntashye ninjoro, Evan sha igiti rwose kiraboneza. Hari abantu bagiye kubita bro. Ibiti biraribwa my friend. Abantu barakubitwa se ko bakubitwa. Ngiye hari n'abantu nzi muri quartier z'iwacu rwose barwara batimbagura nagashye. Ahubwo ikintu uvuze, aho se kukinari nibagiye ko hari abantu bakubitwa. Barakubitwa igiti kirarisha cyane. Nibuka. Uri kumva kugira ngo tubashe kwihuta, reka tugende tubinyuramo gake gakeya twe kubisobanuraho cyane, ariko muri uyu muntu mukuru byanga bikunda ugeze igihe cyumva aho yashaka ibyo bintu abyumva vuba utarinze no kujya kubisobanura cyane. Ingingo ya 7, hari igihe ujye gushakana n'umuntu mufite different goals, intumbero zitandukanye. Ugasanga umwe arashaka kubyara undi ntabishaka. Uri kumva? Iyo mutafashe igihe cyo kubanza kubireba mutarabana, ibi bintu byose ni ibintu ndi kukubwira, ureba abana 10 undashaka mbere yuko ubana n'umuntu. Kuko nk'ubu ngubu reka ngo inkorigera nkanjye ntabwo turi urugero rwiza, ndavuga ngo twakwitangaho urugero njye n'umugabo wanjye, turi urugero rwiza kuri twebwe kubyo twifuza, ariko ku bandi buri wese agira ukuntu yumva ashaka kubaho. Ariko nkanjye na Yves twatangiye kuganira ku byo abana tuzabyara tukimenyana, ngira ngo hadaciye igihe kinini tumenyanye. Nubwo iyo myaka yose hafi, kuko twabanye tumaranye nk'imyaka ijya kugera hafi muri 4 dukundana nyine. Ibyo bintu byose rero, ibyo bintu byose tubona byanga bikunda tuzahura nabyo kugeza ku munota wa nyuma tujya kubana, tujya umunsi wa nyuma w'ubukwe. Twari tuvugana the whole night. Ibyo mwemeza Iki ukibona gute? Tutibagije ko dukundana, twari ibyo twanyuzemo byinshi, hari ibyo hari ibintu byinshi twanyuzemo, cyangwa se twabonaga bizashoboka twabona bikageraho bitagishobotse, cyangwa ibyo byose tubyirengagisha. Ati ikintu nanga rero kuruta ibindi ni iki? Bebe uzakihanganira. Naye navuga nti ikintu nanga kuruta ibindi ni iki? Uzagishobora? Ambwira ati ngiye reka ngo igisubizo yamaye. Ambwira ati icyo kintu kuri njye kirangoye pe. Ntabwo nzagishobora. Nzagerageza igishoboka cyose. Ariko simise nkwizeza ku cyo kintu. Nzagishobora. Reka ngo ubwo ngiye ntabwo mvuze icyo namubwiye ko mbabwira icyo yansubije. Wongeye kubabwira icyo yambwiye, ariko sindi buvuge icyo namusubije. Yaragukubita. Yambwiye nta kintu ari buntware. Yambwiye ati bebe reka nkubwire, mbara nkwibutse ikintu kimwe nanga kuruta ibindi bintu, nanga divorce. Niko yambwiye. Angiye ati nanga divorce pe.
ndavuga none se unaniye nakugira nte unaniye nabigenza gute ange ati oya kuko nyanga nanjye nzagerageza uburyo bwose ntazaba ikibazo kuri wowe ariko nikiramuka kinabayeho uzanyihanganira kuko nanga divorce pe ubwo naho nzaba ndibabwira icyo namusubije urumva rero ni byiza ko iyo ugiye kubana n'umuntu cyangwa se umuntu mufitanye iminsi ni byiza ko mu discussinga kuri buri kimwe cyose kugira ngo wirinde ibintu bizaza bikubaho nka surprise kuri wowe wamaze kugera mu rugo ugahita usanga hari ibintu utexpectingaga ugiye kubona ibintu ndimo ndabibwira ndimo ndaganira n'abantu batarashaka ariko bateganya gushaka bo sinzi abantu bose bateganya gushaka abateganya gushaka ibi bintu ni byiza ko byose ubirebaho icya munani kugira ngo twihutishe igihe hari umuntu ujya gukunda ukuntu ubukundana n'umuhungu cyangwa wowe ukundana n'umukobwa ukihanganira ibintu byinshi n'ibitagomba kwihanganirwa ukabyihanganira kuko udashaka kumutakaza uvuga ati ari igihe umuntu batekereza avuga ati se uyu nguyu nshaka kumureka abahungu babaye babi hanze ugasanga noneho mbonye undi mpuye n'undi noneho umurenzeho muri aya makosa kuki ujya kudecidinga ibintu utaranageraho kandi akibagirwa ko ubifatiraho umwanzuro akanibagirwa ko urwo rugo ari ubuzima bwe bwose aravuze ati man njye noneho ibyo ndi kubivuga nkahita nibuka experience z'abantu bose nzi n'undi muntu umeze gutyo ntabwo ndi buvuga icyo dupfa man agahenda kihiringa kihangana umuntu akamuca inyuma akamubeshya akagira iki ibyo byose ukabibona ukihangana ku buryo avuga kandi mutarabana my friend njyewe rero abakobwa njye nemera bazi gufata imyanzuro b'abakobwa ari umukobwa ugera ku munsi wa nyuma wa mariage my friend akabona ikintu atigeze abona kuri uwo muntu mbere kandi akabona atazabasha kukihanganira akabihagarika uwo mukobwa cyangwa umuhungu ndamwemera abazi gufata umwanzuro byanga byakunda kuko umuntu ujya gufata umwanzuro ukomeye gutyo bigaragaza ko n'ibindi byoroshye kwifatira umwanzuro nyine aba ari akantu toto ni ukuvuga ngo rero wa muntu ujya kwizirika ku muntu ngo kukubona wenda ushobora no kuba utanamukunda sibyo ariko kwenda kumva ngo hari amapromesi wamuhaye ibintu ugeze kumbaho ariko sindi bubyinjiremo cyane kumva ngo hari amapromesi wamuhaye ntushaka kumuhemukira ntushaka kubona ko ari wowe ubaye ikibazo kuko ubona wenda hari ukurikije abandi bantu uzi hanze kandi hari igihe umwaka zabanye wenda ubu utaranamubona n'amaso yawe aba atari naho hafi yawe uri kumva kumugisha ahubwo wundi muntu ugasanga ahubwo wirimite ya migisha yawe ya wa muntu mwagomba kuzahura wawe uhise ufata uwo ubonye kugira ngo uravuga ati byibura ushobora gusanga uyu ari we muzima ya rwose ibyo ntabwo ari byo ni byiza ko utegereza nta tegeko ribaho ngo uzagenda gutya nta tegeko ribaho ngo imyaka iyi nta tegeko ribaho ngo no shaka kubera kubona ibintu byose ukeneye mu rushako biri ku murongo hari umuntu uvuga ngo rero ngo ibintu byose ukeneye ngo bya bintu byose wifuza ngo ntabwo wabibona kubera iki wabibona wabona umuntu umeze gutyo cyangwa se none se aho kugira ngo buriya ubabare kubera ama relationship yawe atagenze neza aho kugira ngo ubabare waramaze kugera mu kuko niba hari ikintu kibaho cya mbere gikomeretsa n'ibikomere byo mu rugo
nta nubwo ufite ahantu wabihungira n'ubu ufite n'ukuntu wabisolvinga ngo bishoboke tahamo kuruta bya bindi uba ukiri umukobwa byibura uzi ngo uvuga ati iki ni cyanga byibura ndakora iki ubu ugifite andi mahitamo so ni byiza rero ko ushobora gutegereza connection nziza hagati yawe n'umuntu ugategereza umuntu uri the right person uri kumva ntabyo kuvuga ngo ufite ngo mudamutse ngo mubuze ngo noneho nkabona ngo nkazana ngo wundi ngo umeze gutya na gutya na gutya oya ibyo ngibyo birekera abantu bamaze gushaka wenda ndavuga ati uyu muntu turamutse dutandukanye ushobora kuzana undi nanone wenda utameze noneho umurusha kuba mubi uwo ngo afite impamvu ze ko aba yaramaze kubigeramo ariko utarabigeramo ujye kwishyiraho umusaraba rwose please abeg icyacyenda kugira ngo twihute cyane twatwaye umwanya munini hari abantu bajya batekereza ko mariage izafixinga ibintu byose ibibazo byose mugira muri relationship ugatekereza ko nimumara gukora ubukwe bizaba bibaye fixed bizaba birangiye my friend ibibazo byanyu mufite muri relationship yanyu mubikemure kare mbere yuko mubana ugashaka nk'umugore w'umusinzwe wawe nitubana bizashira niba wenda mujya munakozanyaho mushaka ukuntu mubikemura mbere yuko mubana cyangwa se niba wenda ari financial issues mufite sibyo mubikemure mbere yuko mubana kuko mariage nta kintu kimwe fixing nothing at all unless mwembi mubanje kwanza gukemura ibyo bibazo naho uvuga ngo mwagiye ngo muzabikemura mwamaze kubana my friend ahubwo bizaba bibi noneho kurushaho ni byiza ko mubikemura kare mukigira mu rugo rwanyu ibintu byose ari amahoro mutagiye kubakira ibaze kujya guhera kuri fondation ugatangira muri fondation ugashyiramo nk'ibitaka bidafite na sima izakomeza iyo fondation kiba ari ikibazo byiza bikemure mbere nk'uko uzi ko iyo umuntu agiye kubaka abanza agasiza ahantu agiye kubaka ntabwo ahantu hacuramye gutya ushobora guhita uza ngo uhite uhatereka inzu nubwo washyira fondasiyo ikomeye ka gihumbi byanga bikunda iyo nzu zawe ariko nubanza gusiza ubwo gusiza ni kwa gukemura ibibazo muri relationship yanyu mutarabana hanyuma mwamara kubana no mugatangira kubaka ubuzima mugiye kubanamo ni nk'uko iyo umuntu amaze gusiza ikibanza nyuma ahantu hose amaze kumera neza atangira gushyiramo fondasiyo niwe umenye ugena fondasiyo ashyiramo uko imeze ikomeye cyangwa se imeze gute niwe ubigena sibyo so it's better ko mubanza gufixinga problems zose ziri muri hagati yanyu mwembi cyangwa se zaba kuri umwe cyangwa kuri undi mbere yuko mubana icyanyuma kugira ngo twihute iki kirareba ababyeyi cyane cyangwa se abatureberera abari buduhagararire mu bukwe bwacu abari buduhagararire mu rushako rwacu nk'ababyeyi bacu abantu dushyira mu mwanya w'ababyeyi bacu ubwo ndi kuvuga ko badafite ababyeyi kuko nabyo bibaho hari umuntu udafite umubyeyi n'umwe ariko hakaba hari abamuhagarariye mu babyeyi sibyo ugasanga barakomeza kugupushinga kugira ngo ushake kuvuga ngo icyo kintu rero ababyeyi rwose ebana please ntuzabe impamvu yo kugira ngo umwana wawe abeho ubuzima bwawe bwose ari regretting nawe mukobwa cyangwa se muhungu marry for your own not to prove your family kuba provinga ko ushatse cyangwa se ugize ikintu izo ni inama zanjye nkanjye Vanilla na Darlene ko nawe turabyumva kimwe nkurikije uko nabyumvishije nawe rero ni n'akaruko kugira ngo ubitekerezeho urebe igikwiriye nawe ari cyo ukora nk'umuntu kameme niba ugiye gushaka banza wiyumvemo nk'umuntu mukuru kwanza mu mutwe wawe nubwo waba utari mukuru mu myaka banza ube umuntu mukuru umenye ngiye gukora iki gushaka si mariage gushaka ntabwo ari ya event iba
ntabwo ari iriya event iba y'ubukwe abantu baje banyweye wambaye ikanzu byagenze gute uzi ko abazungu bo ntabwo bajya bakora mariage zirenze ngo ubone bakoze ibintu bya hatari wapi gusa nabo bo ariko kizo cyabo kintu mbakundira nuko niba bagiye gushakana ku mico yabo ibi turi kuvuga bo babyitaho bo babyitaho kandi we iyo abona iyo yumva mutazabana ubuzima bwe bwose murabisezerana kuvuga ati tuzabana imyaka 15 mukaba mubyemeranyaho mwembi cyangwa se bakavuga ati tuzabana ariko ntituzabyara cyangwa se tuzabana ariko tuzabyara nyuma y'imyaka wenda 10 n'urugero ibi byo bombi bakaba babyumvikana ariko twiga abanyarwanda tugira akantu ko kwihisha kutavuga ikintu kikurimo kwenda kukuri gutinya kuduzinga umuntu kuvuga ati nimba imubwira bifata ati nimba imubwira nkamubura ugasanga rero ni ikibazo so rero ndagira ngo mbashimire abantu bakurikiye video niba ari icyo wumva yakunguyeho kora like comment utubwire uko byumva turabakunda cyane nyambo mbibusaba natarakora subscribe please mubutore mukore subscribe turabakunda cyane kandi abantu bazajya bashaka ko tubaha kuri bino biganiro turabifite byinshi abantu babikeneye kuri Ivy na Vanilla muraza kutubwira abatabikeneye nabo batubwire kugira ngo tumenye icyo tubagenera prank n'ibiganiro abantu bakunda prank kandi babigira nkaho batazikunda kandi barazikunda abantu bakunda byacitse ariko hari n'abantu bakunda ibiganiro nk'ibi ngibi cyane yari ibiganiro wenda kuko byanga bikunda simpamya ko wenda nubwo bitagira efe nziza kuri buri muntu wese warebye ikiganiro ariko ntihaburamo umuntu ugira ikintu akuramo mu bantu 1000 ntashobora kuramo abantu 10 bagira ikintu bakuramo kandi bikamufasha mu buzima bwabo murakoze cyane turabakunda ciao ciao ngukunda nirwo rwa nyuma mfite ndaruguhaye rwose sinkoshidikanyaho kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye nkwemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa